Yes, ni kuri Peak wa Mutetifu ukomeje kugenda ukurikiranira inkuru zacu gatanu kandi namakuru atugezeho aka kanya mu by'ukuri ari kubera imikino y'amagare. Biragaragazwa neza ko mu by'ukuri abagera kuri barindwi bose mu by'ukuri bamaze kuba bava mu irushanwa ry'amagare bitewe n'impanuka itewe mu by'ukuri n'akamodoka ka tripartite kitambitse mu muhanda. Aho kandi mu by'ukuri byagaragazwa neza ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda iramaze kuba yagaragaza ko nta modoka nimwe yemerewe ko mu by'ukuri yakora kuri uyu munsi. Urabona ko mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali benshi navuga ko kuri badafite amatwi yo kumva niko navuga kubera ko buriya iyo umuntu avuze ikintu ukaba wakire ngo mu by'ukuri itangazo rimaze iminsi igera ku 8 ryose mu by'ukuri ribasha kuba ryatangwa na leta. Ndavuga ko mu by'ukuri hafi kwezi kose bivuga ko mu by'ukuri shampiyona y'amagare izanabera mu Rwanda, ndetse kandi u Rwanda rugashyiraho n'ingamba zikomeye cyane zo mu by'ukuri bavuga ko nta modoka nimwe yemerewe gukora mu by'ukuri imodoka ya taxi cyangwa se mu by'ukuri na ita tripartite iranaje mu by'ukuri inatunguranye cyane icomoka mu muhanda kwa Mutwe, ndetse kandi nabwo yaje ko mu by'ukuri yahita igonga abari gutwara amagare. Urumva ko mu by'ukuri ari inkuru y'incamugongo ko bari gutwara amagare ndetse n'abarebaga. Ndagiye mu by'ukuri murabona ko abanyeshuri bari basabye uruhushya by'umwihariko bakaza no guhagarara ku muhanda kugira ngo barebe uko amarushanwa y'amagare igikombe cy'isi mu by'ukuri uko ari gukomeza kugenda agenda. Rero kugeza kuri aka kanya urabona ko mu by'ukuri imodoka ya tripartite iteje impanuka cyangwa se mu by'ukuri ihagaritse gato ku mashampiyona y'igare ikomeje kugera mu by'ukuri ibera mu gihugu cy'u Rwanda ku rwego rw'isi. Urabona ko mu by'ukuri ari shampiyona rimaze kuba yanashimisha benshi cyane. Hahise havuka mu by'ukuri inkuru y'akababaro, ni inkuru navuga ko atari nziza cyane nyuma ko mu by'ukuri imodoka ya tripartite inaje mu by'ukuri ikitambika mu muhanda, ubwo kandi yacomogaga ku muhanda kwa Mutwe abarebaga amagare. Ndagiye mu by'ukuri murabibona ari ahantu hazamuka cyane, nibwo kandi iki kimodoka cyazaga mu by'ukuri kinazamuka kirukanka cyane, bigaragaza ko mu by'ukuri cyari cyamaze kubona ko cyaviyo cyangwa se kishe amategeko ya traffic cyangwa se polisi yaramaze kuba yanashyiraho. Kugeza kuri aka kanya urabona ko abaturage bose mu by'ukuri barahagaze bari kureba abakinnyi b'amagare. Umwe mu by'ukuri yanakomeretse bikabije cyane. Ndaje mu kandi kanya ngushyiraho video ye mu by'ukuri kugira ngo mwereke uko byari bimeze kuri we udahari. Ndagira mu by'ukuri n'abahari mwese mukomeze kugenda mu bitugaragariza mutubwire muri comment uko bimeze. Urabona ko mu by'ukuri ari ibintu bibi cyane. Abandi batandatu bagejejwe mu bitaro kugira ngo bitabweho. Mu by'ukuri urabona ko ari ibintu bitameze fresh kugeza kuri aka kanya. Urabona ko mu by'ukuri iyi modoka ya tripartite no wari utwaye abantu mu by'ukuri aje kuba nawe yahapfira. Kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri urabona ko abagenzi bari bafite ari benshi. Navuga ko impamvu wenda abagenzi babonye ari benshi nuko wenda ubwo ngubwo izindi modoka ntabwo zakoraga muri iyi mihanda. Ubona ko mu by'ukuri bari bamaze kubabwira ko nyuma ya saa saba bari buze ko mu by'ukuri bakora bisanzwe nk'uko bari basanzwe bakora, ariko mu by'ukuri abagenzi nabo kubera ko kugira ingendo zigenda hirya no hino urujya n'uruza baje no ko mu by'ukuri bajya muri iyi modoka. Navuga ko ari igikorwa cy'ubwiyahuzi, nibwo kandi mu by'ukuri baje no ko bateza impanuka kubera ko ibintu leta yari yamaze no kuba yabibuza. By'umwihariko nshuti mukuru reka nizere ko uri kureba iyo video yawe ukaba warangije gukanda subscribe, ikindi kandi wikana gukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugera tukugezaho gatanu kandi nk'ibisanzwe. Aha ni kuri Peak wa Mutetifu ikomeje kugera mu by'ukuri ukurikirana gahunda zacu gatanu kandi njye nyita GT Empire. Mu by'ukuri dukomeje kugenda tubana gatanu kandi urabona ko mu by'ukuri ari amakuru akomeje kugenda avugwa n'inkuru y'incamugongo by'umwihariko ko bari biteze kuri shampiyona y'amagare igikombe cy'isi mu by'ukuri giye no kubera ku nshuro ya mbere mu Rwanda. Ni ibintu ubona ko bise bitunguranye cyane, ni ibintu mu by'ukuri babaje benshi cyane bari biteze kuba mu by'ukuri bareba uyu mukino. Abangaba barindwi mu by'ukuri babasha kuba basigara mu irushanwa ry'amagare nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Urabona ko mu by'ukuri uyu mugabo ukuntu asigaye mu muhanda bitewe mu by'ukuri n'ikivunge cy'abantu gikomeje kugenda kijya ku muhanda. Murabona ko mu by'ukuri abantu benshi cyane bakomeje kugenda bafata imihanda yose bakayifunga, ari nabwo kandi mu by'ukuri polisi y'u Rwanda ikomeje kugenda inakora igikorwa ubona ko mu by'ukuri ari igikorwa kirimo mu by'ukuri ubwitange bukomeye cyane. Kugeza n'aka kanya abaturage mu by'ukuri banze kuva mu muhanda bari no guteza mu by'ukuri ambotage cyangwa se impanuka. Urabona ko mu by'ukuri abagera kuri barindwi bamaze kuba bava mu irushanwa, ndetse kandi umwe muri bo mu by'ukuri agize ibikomere bikomeye cyane kugeza nubwo mu by'ukuri ashobora kuba yagira igikomere ashobora kuzagenda n'imyaka y'ubuzima bwe bwose. Kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri ubona ko yari arimo kugendwa inyuma na moto, nibwo kandi mu by'ukuri izi moto zaje kuba zamutega ahita anagwa hasi mu by'ukuri yikubisa hasi nk'agatenesi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Murabyiborera Kazemba kineye video nk'uko bagenzi banjye bakomeje kugenda bazima, ariko ni ibintu ubona ko mu by'ukuri kugeza kuri aka kanya ari ibintu bikomeje kugenda bibabaza benshi cyane bari kureba irushanwa. Nuko mu by'ukuri abaturage leta y'u Rwanda by'umwihariko traffic polisi ikomeje kugenda ibabwira ko bagendera ku mirongo cyangwa se mu by'ukuri bakajya impande bakarebera umukino w'amagare ku ruhande, kuko mu by'ukuri bakomeje kugenda bateza imbogamizi n'akaga by'umwihariko ko bari gutwara aya magare
nako mu by'ukuri USA irishonwa ryamaze kuba ryategurwa. Urabona ko nyakubahwa His Paul Kagame muri stade ariyo kugira ngo mu by'ukuri anatangize iri rushanwa. Ndetse mu by'ukuri murabona ko bamwe batangiye kubanuka imisozi ya Musanze, benshi batangiye mu by'ukuri ko bagenda bakata imisozi, ariko abandi bakaba mu by'ukuri basigaye ubwo kandi bari bagenze ibirometero bitatu gusa. Mu by'ukuri urabona ko abaturage baracyafite akavuyo, ndetse kandi mu by'ukuri ni ibintu bari kubona ko nyine byanabarenze cyane. Imatch baje kuba mu by'ukuri yanabarenga kugeza nubwo mu by'ukuri bari guteza ambutage n'impanuka zikomeje kugenda zituma mu by'ukuri abari gutwara amagare bakomeje kugenda banasigara. Urabona ko mu by'ukuri ari ikintu kugeza kuri kanya kiri gukomeza kugenda cyitabwaho. Abanyarwanda ni mubashe ko mu by'ukuri mwarebera irushanwa impande y'umuhanda, apana kugenda mugenda mu by'ukuri aho ikirenge cy'ipine ry'igare rivuye, namwe mu by'ukuri mukahita mushingura aho ngaho. Murumva ko mu by'ukuri muri buze kwa mwana atuma bagwa hasi. Urabona ko benshi cyane rero mu by'ukuri bari kugenda bakora ku bitugu, abandi bakabakora ku myambaro yabo. Sinzi rero mu by'ukuri uko bivuze ko byagenda kugira ngo irushanwa rigende neza, ari nabwo mu by'ukuri polisi ikomeje kugenda inashyiramo ingamba zikomeye cyane. Mu by'ukuri urabona ko harimo abanyarwanda bagifite imyumvire cyangwa se navuga ko bagifite ubuturage muri bo, kubona ko mu by'ukuri abazungu nimba rugambire babonye simbizi, ariko mu by'ukuri urabona ko bakomeje kugenda babafata ku ntugu bakakora ku magare, ndetse kandi bakanateza impanuka, aho kandi mu by'ukuri umugabo w'umuzungu akubise by'umwihariko hasi, mu by'ukuri umutwe ukaya hafi kumeneka. Urabona ko mu by'ukuri ari ibikomere, ahise yegukwa ajyanwa mu bitaro. Abandi mu by'ukuri batandatu bo ntabwo bakomeretse cyane ku rwego mu by'ukuri babasha kuba bakurwa mu irushanwa, ndetse kandi abangaba bo baraza ko mu by'ukuri bakitabwaho kugira ngo wenda kimwe cya kabiri nibaza kuba bagera kuri rwa rwego rwa speed running bari buze ko mu by'ukuri bakongera gusubiramo. Ariko nanone uza kureba ukuntu abaturage mu by'ukuri bagakomeza kugenda bateza ambutiyage hano i Kigali. Urabona ko mu by'ukuri muri Musanze abaturage baho bafashe imihanda bayihagarayemo. Ndagira ngo ni ibintu muri kubona ko n'abanyeshuri ni benshi cyane, ariko mu by'ukuri abandi bari gutuma barenga imihanda bitewe n'uko abaturage aho kugira ngo bahagarare ku muhanda cyangwa se ku nkengero z'umuhanda, ahubwo mu by'ukuri bari kugenda mu muhanda hagati bakiruka amagare inyuma. Ni ibintu mu by'ukuri ubona ko biri gukomeza kugenda biteza ikibazo, by'umwihariko ko bari gutwara amagare biraza no gutuma benshi cyane mu by'ukuri bakomeza kugenda banasigara mu muhanda, kubera ko nuza kureba ukuntu mu by'ukuri abaturage bari kuyikora, ntabwo mu by'ukuri bari kuyikora professional, cyangwa se bari gutuma mu by'ukuri benshi cyane banabanyuza mu ijisho, mu gihe kandi batari kumakinga sure cyangwa se bamenye ko irushanwa riri gukurikirwa n'isi. Aho kandi mu by'ukuri Brazil n'ibindi bihugu nka Nepal byakomeje kugenda bigaragaza ko aba bantu bari gutuma irushanwa ritagenda neza. Kimwe nk'uko rero mu by'ukuri abangaba basigajwe by'umwihariko n'abaturage bakomeje kugenda bakora ku myambaro yabo bakabiruka inyuma. Polisi mu by'ukuri urabona ko byayirenze nayo mu by'ukuri kugira ngo ikore management ibi bintu biri kuyirenga. Aho kandi mu by'ukuri ubona ko Tour du Rwanda yo yari isanzwe igenda neza, ukabona ko abaturage babyubahirije bagahagarara impande, ariko mu by'ukuri urabona ko isi yose benshi cyane abaturage bari gufana babaye benshi cyane, kugeza nuko mu by'ukuri bari gutuma irushanwa ritarimo kugenda neza kugeza kuri aka kanya. Ni ibintu ubona ko mu by'ukuri barindwi bamaze ko bakurwa mu irushanwa, aho kandi umwe mu by'ukuri yamaze kuba yavamo burundu. Nibagera kuri speed running harimo batandatu bari buze ko mu by'ukuri bakongera gukomeza irushanwa rya speed running kugira ngo mu by'ukuri baze kuba bakomeza kugenda batsindira ibikombe n'imidari iribuze kuba yatangwa. Rero mu by'ukuri bagenzi bagenda ko bakomeje kugenda bampa amavideo, reka mu video z'ubutanze ko mu by'ukuri nayakukina kugira ngo turebe uko biri gukomeza kugenda bigende.